umuyobozi w'umudugudu wa Gakoma, akagari ka Rwisirabo, umurenge wa Karangazi, akarere ka Nyagatare. Ibanga dukoresha rya mbere ni ugukorera hamwe nk'abayobozi. Rya kabiri nanone ni ukubanza kumenya gusesengura ibibazo, tukareba ibibazo dufite, twamara kubona ibibazo dufite tugashyiraho ingamba zo kugenda zo kubikemura. Aya manota yayandushije, nanjye ngomba gukora ikigomba nanjye kugira ngo nzamurushe nanjye mbe uwa mbere. Ndagusuhuje wowe wahisemo kubera kuri Hope Vin. Ahangaha turi mu murenge wa Karangazi, akagari ka Rwisirabo, umudugudu wa Gakoma. Aha turi hari kubera igikorwa cyo gutanga indangamanota cyangwa se biroti ku bamutwarasibo bitwaye neza bagaragaje ubudasa. Ndagira ngo mbibutse ko uyu mudugudu wa Gakoma ari umudugudu ntangarugero, umudugudu w'icyitegererezo watwaye ibikombe byinshi by'intara no ku rwego rw'igihugu. Umudugudu utarangwamo icyaha. Ni Hope Vin Cast. Uyu mudugudu wa Gakoma tuwujemo niwo mudugudu wabaye wa mbere, umudugudu utarangwamo icyaha mu gihugu. Ni iri banga mbere na mbere mukoresha? Ibanga dukoresha rya mbere ni ugukorera hamwe nk'abayobozi. Rya kabiri nanone ni ukubanza kumenya gusesengura ibibazo, tukareba ibibazo dufite, twamara kubona ibibazo dufite tugashyiraho ingamba zo kugenda zo kubikemura. Ariko ibyo byakozwe mu myaka yarangiye, uyu munsi bwo ni urwijyane kuko tugenda akabonetse, icyaha kibonetse icyo ari cyo cyose tugenda tugikemura, kandi icyaha ntago kiboneka ngo kimara umunota cyangwa amasaha kitaragaragara, kubera ko dufite abayobozi b'ingo munsi y'isibo badufasha, bayobora ingo hagati y'enye n'eshanu, badufasha kumenya amakuru vuba ku buryo icyaha tugikemura ako kanya kikiba. Ubutumwa nabaha muri rusange, icya mbere no kumva ko umudugudu ari nk'urugo rwe. Uko wita ku rugo rwawe cyangwa ureberera urugo rwawe kugira ngo rutere imbere, ari nako ugomba gutekereza ku mudugudu uyobora kugira ngo uteze imbere. Icyo ni kimwe. Cya kabiri ni ukwirinda ikintu kijyanye na ruswa. Icya gatatu ni ukwirinda kugira ngo ikibazo cy'umuturage kibe umara umwanya cyangwa hashira amasaha utarashaka uburyo bwo kugikemura. Ucyegereye, ukwegera umuturage, ukamwegera, ukabana nawe, ukegera umuturage, ukamenya ko umuturage agomba kuba ku isonga nk'uko bivugwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Isibo yitwa Impamyabigwi. Mu by'ukuri nishimye cyane kubwo indangamanota y'uyu munsi, kandi no kuba nabaye, ndatekereza ko nabaye ndashyikirwa kuko nagize amahirwe yo kuba uwa mbere, nubwo ntabiteganyaga, sinari mbizi, ariko uyu munsi nanjye nabonye ariko byagenze kugira ngo mbe uwa mbere. Abaturage urabizi, abayobozi b'amasibo ubundi tuba tuyoboye ingo zitarenga 10 cyangwa 15, kandi cyane cyane ari ingo zikwitoroye, uturanye nazo, hepfo yawe, haruguru yawe no hirya yawe, ubundi nizo ngo ubuyoboye. Ariko hari ikindi kintu kimwe twakoresheje cyadufashije, twaje nkatwe abayobozi b'amasibo natwe kwishakamo abayobozi bandi b'ingo badufasha. Abo bayobozi bandi b'ingo bayobora ingo hagati y'enye n'eshanu rero baradufasha, kuko urumva umuntu uyoboye inzu uri hepfo ye, haruguru ye, hirya ye no hino ye, byanga byakunda ntabwo yayoberwa ayo makuru, kuko inzu imwe iri haruguru ye, indi iri hepfo ye, indi iri hirya, indi iri hino. Uko byasa kose rero uwo muntu ayo mago aba ari hamwe nayo, ni amago arahuramo, ni amago atemberamo, aganiriramo, ntabwo yayoberwa amakuru. Amanota yayandushije, nanjye ngomba gukora ikigomba nanjye kugira ngo nzamurushe nanjye mbe uwa mbere. Imihigo irakomeje rwose, kandi mukomereze. murakoze. Banyita Ntabara Emmanuel, ntuye mu isibo y'Abadahigwa, umudugudu wa Gakoma. Rero kugira ngo twese iyi mihigo tugira ikiganiro nk'abayobozi b'amasibo, ndetse dufiteho n'abandi bayobozi b'impande tugira b'inararibonye. Twicara ahantu dutekereza umudugudu wacu ikintu cyawuzamura, tugashaka ibitekerezo, tugahuza ibitekerezo, tukarobanuramo
icyo twumva kidutunganiye. Rero cyane cyane tugira abayobozi b'ingo, tugira abayobozi b'ingo, ubu nkanya mfite abayobozi b'ingo 5. rero ikibaye mu rugo ntabwo twarara tutakimenye habe na rimwe. murakoze kugira ngo ibyo tubone hano muri Gakoma, umudugudu wa Gakoma, ubundi ni ibikorwa dusanzwe tuhazi. Gakoma nk'uko twese tubizi ni umudugudu w'icyitegererezo mu karere ka Nyagatare, umudugudu ibikorwa byawo twifuza ko byagera mu midugudu yose y'akarere ka Nyagatare. Rero ibijyananye n'amanota zatanzwe uyu munsi, biriya ni bigaragaza ko umuyobozi ahabwa inshingano ariko akanagira n'igihe agaragarizwa uburyo inshingano yazikoze. Nibyo rero mu bayobozi b'amasibo 9 mwabonye uburyo umuyobozi w'isibo wa 9 yabonye amanota agera muri 85, wabaye wa mbere ageza muri 98. Ni ibintu byo kwishimira. Twavugaga ko mu by'ukuri ari uwa 85 yakoze neza, ariko nk'uko twabivuze ni ukurushaho gukora kugira ngo tugere nibura 100%. Ikigaragaza impamvu batageze 100% hari ibyo naho bitagenze neza. Rero biriya nibyo by'uko umuyobozi ahabwa inshingano akanazibazwa ariko akanagaragarizwaho yakoze neza naho atakoze neza, bikamufasha gushyiramo imbaraga kugira ngo ibyo yakoraga arusheho kubinoza.